Yes barabahenze ndababara ndetse kandi ndabibutsa ko mugomba kuba mwatwihanganira kuba itwaratinze kuba itwaba episode ya 8 ntago twari tumeze neza idisi twari dufite ikibazo ndetse muribuka neza ko twasize umusore wacu ahangaha amajije kuba yamenya ko uwo bita yuwe babana nk'umugore we yari amajije kuba yatwita ndetse ahangaha barakwereka umusore yari arimo aganira na wa mushuti we bita Kim ndetse barimo baganira Kim ariko arambwira ati se ugiye kuba wafatiwe mwanzuro umugabo ati ibingibi biri kuba byaba ati situwasiyo ugiye kuba iwa yisangamo gute. Umusore wacu uri we byari byakomeje kuba byamucanga rwose ari kuba yakibaza byinshi avuga ati se ubu ngubu ati ngiye kuba nafata inshingano zo kuba inaba papa kandi hari umukobwa nasezeranyije mu buto bwanjye ko nzabasha kuba namugira umugore idisi umwanzuro uravuna ndetse no kuba wafata umwanzuro ako kanya biravuna ndetse ahangaha uyu musore iri situwasiyo yari ari gucamo inanjye ndi umuntu nayumva ikandi nawe uri umuntu iwabasha kuba wayumva. Ahangaha rwose yari arimo asangira na Kim ari kuba yamubaza ati se biraza kuba byagenda gute ibya kariya kaziranenge k'akana kari mu nda. Ahangaha yatangiye kuba yatekereza aravuga ati sinkibuka ishusho y'umukobwa nakunze yuwe ati habe na gatoya ubungubu nubwo twabasha kuba twahura ati sinabasha kuba narerizinga face yiwe kumba kiri kuganira na Kim. Ka gakobwa kayiwe niko kuba kamuhamagara kambwira ati se ejo byashoboka ko tubonana ku bitaro ati ko nshaka ko tuba itwagira ibyo tuganira. Umusore Kim na sorry niko kuba yakikiriza avuga ati yego rwose ndahari ati se hari ikibazo cyo kuba inaza kuba nakureba ati ibyo ngibyo rwose nta kibazo. Kumbe barakwereka bidatinze umukobwa wacu iwe yabyutse uza hano kwa muganga rwose ndetse muganga yari ari kumubwira ati ese uratekereza iki gitekerezo ufashe cyangwa se uyu mwanzuro uri kuba wafata ari mwanzuro nyabaki cyangwa se ari umwanzuro mwiza ati ubundi kutabashe kuba wazana n'umugabo wawe ati ndaza kwizera gute cyangwa se kwemera gute kinda mushaka kuba imwayikuramo mwese. Kumbe iwe bigaragare ko yari yamaze kuba yafata umwanzuro cyangwa se yashyize igitekerezo mu bikorwa cyo kuba yaza kuba yakuramo umwana ndetse ahangaha muganga yakomeje amwitegereza umukobwa ari kuko yambwira ati njye n'umugabo wanjye cyangwa se n'umusore tubana itwaje kuba twabiganiraho ati dusanga tudashoboye kuba itwakita kuri uyu mwana. Muganga niko gukomeza amugira inama murabizi abaganga ntako baba batagize cyangwa se ntako baba batagerageje. Muganga niko kuba yambwira ati ese uratekereza ibingibi ibyari ngombwa rwose ati wakagombye kuba uri kuba wabitekerezaho neza ati kandi ikindi nakubwira ati namaje kuba nabona umwana wawe ari kuba yakura neza mu nda. Ariko umukobwa w'ahangaha ibyo ntiyashaka kuba yabyumva akomezaga amubwira ko we nari babashe kuba babiganiraho ndetse impamvu atabashe kuba yaza ahangaha ari uko yagiye muri business cyangwa se yagiye mu rugendo rwa business. Muganga niko kuba yambwira ati ndi kubyumva ati rero mfasha wowe uze kuba wasinya kuri izi mpapuro ati noneho tujye kuba itwagukuramo uwo mwana cyangwa se iyo nda yawe tubashe kuba itwayikuramo. Kandi murabizi ngo umugore warakaye na satani ubwe arimanukira akaza kuba yafata isomo. Umukobwa ahangaha niko kuba nawe yasinya impapuro rwose atabashije kuba yareba hirya no hino ese umusore wacu arabizi ese baba babimubwiye. Kumbe barakwereka hari akarimo gasona ahangaha ndetse murebe neza umusore wacu niho yari aherereye kuri uru ruhande niko kuba yafata telefone arangije atangira kuba yakitaba avuga ati se ninde uri kuri telefone. Umukobwa niko kuba yambwira ati ese wamenye ko yuwe yavuye ahangaha mu gitondo cya kare ati akaba ataragaruka ati se ari aho ngaho. Umusore ati ngo iki ati ntabwo yigeze amamagara ati kandi nta nubwo twigeze tubasha kuba itwavugana ati se yaba yagiye hehe ko nanjye namubuze. Umukobwa niko kuba yambwira ati bigaragare ko yagiye kuba yakuramo yandi atakubwiye buriya sinzi wari ubashe kuba wamuhamagara ariko bigaragare ko yari ya nshuti yiwe ndetse imwe babana. Umusore niko kuba yakubitwa n'inkuba arangije niko gukuraho telefone nziza atangira kuba yahamagara umukobwa wacu ariko kumuhamagara niko kuba wambwira ati nimero uri kuba wahamagara ati irazimije rwose ati mwongere mugerageze nyuma y'uko nyirayo yayisubije ku murongo. Umusore wacu ahangaha yakomeje yibaza byinshi aravuga ati
ese yaba yagiye gukuramo iriya nda? Ese nubwo ataba nkunda yaba yagiye kuba yabikora? ati uriya ni umwana wanjye, atagomba kuba yamureka akabasha kuba yavuka rwose. Idisi bigaragare ko umusore ahangaha atari mubi ndetse atashakaga ko inda we babasha kuba bayikuramo nubwo umukobwa we bitari bimufasheho. Ndetse muri ako kanya yahise afata iya mbere aza kuba yareba umukobwa ahangaha, ndetse agakobwa bigaragare ko kari kiteguye ibyo kari kagiye kuba kakora. Niko kuza umusore amubwira ati se uri ahangaha? ati kubera icyo wabashe kuba igwaza ahangaha utambwiye? ati ubu ngubu ibi byari ngombwa. Ndetse umusore wacu yaje yarakaye yabyegereje umutima. Agakobwa gatangira kuba kambwira ati ariko nakugejejeho icyifuzo cyanjye. ati kandi wowe urabizi neza ko tugomba gukuramo inda. ati tugagomba kuba itwaye ibyara. iri niko kuba yabwira we ati ariko uwo mwana ni uwanjye. ati wivuga gutyo kuko nta bushobozi ufite bwo kuba wakitera inda wowe. ati urumva gute njye nakemera gute? cyangwa se ntabwo natekerezaga rwose ko baba ufite umutima umeze gutya wo kuba wakuramo inda. ati cyangwa wakica umwana. bigaragare ko ari iwe ahangaha yashakaga kuba yakibonera akana k'akaziranenge rwose bakabasha kuba bakitaho. umukobwa niko gutangira kuba yabwira umusore ati ariko reba, ati uri umuwaitress ukora mu kabari. ati urumva witeguye kuba wafata inshingano zo kuba warera umwana? nawe unyumvira amagambo ya yuwe ahangaha. kumbi icyo atarazi kampani yakoragamo yari iy'uyu musore ndetse yari n'iy'iwabo w'uyu musore. ariko uyu musore mu by'ukuri yari afite amafaranga ku buryo umwana umwe atari kubasha kuba yamunanira kuba yamwitaho. mwibutsa ko iyi ngiyi yari episode ya 7 ya 8 turi kuba twareba. ndetse wowe utarakora subscribe ndagushishikariza kuba wayikora kuko ziracyari nyinshi ziri mu bubiko utarareba kandi nziza. ndetse nkwibutsa kuba wadukandira kuri like, utibagiwe no kuba watera comment kuba uri kuba wabona iyi nkuru. ndetse nubasha kuba wayikunda cyane ushobora kuba wadukorera share ku bantu bawe nabo bakabasha kuba bakirebera inkuru nk'izi ngizi, ndetse z'inkoramutima, ndetse zigira ahantu zitujyana n'ubumenyi ziduha, ndetse zikagira n'ibyo zibasha kuba zadusigira mu buzima. ndetse ahangaha murabizi uyu musore wacu we cyangwa se ari yabashije kuba yaburana n'uyu mukobwa we mu bihe byabo by'ubutoya cyangwa se ubwo bari bakiri batoya. ariko umusore wacu yabashije kuba yasezeranya umukobwa ati nitwongera kubasha kuba twahura cyangwa se twabonana, ati tuzabasha kuba twaba umugore n'umugabo. none kuri uyu munsi wa none indorera warahuye ariko nawe uri kuba wabasha kuba yamenya undi. none muri aka kanya umwana cyangwa se yabashije kuba yatera inda uyu mukobwa wacu we, ariko inda umukobwa yabashije kuba yafata igitekerezo cyo kuba yayikuramo. ese uyu mukobwa namaze kuba yakuramo inda mu nyuma agasanga ni umugabo we cyangwa se n'umusore yakundaga ndetse yashakaga ari we wayimuteye, biraza kuba ibyagenda gute? biraza kuba byagenda gute? byarangira gute? ndetse muri ako kanya muganga yaje kuba yabaza umukobwa niba yiteguye, kuko bo bari bamaze kuba bakitegura kuba bamukuramo inda. ese uyu mukobwa araza kuba yakuramo umwana wacu? ese biraza kuba byagenda gute? ibi bidatinze muganga rwose we yagombaga kuba yakuzuza inshingano ze nk'umuganga nk'uko yari yabisabwe n'umurwayi. ndetse ahangaha umukobwa yaraje yicara ahangaha ku buriri aratekereza cyane, ndetse ubwonko bwiwe n'ubwenge bwe bibasha kuba byamutwara kure cyangwa se ibyamujyana kure. yakomeje yibaza ati se ese ndi mukobwa nyabaki cyangwa ni uwuhe mubyeyi uzabasha kuba yamvamo nyitekereza kuba inakuramo umwana wanjye? ese ibi ngibi byagakwiye? ese byagagombye kuba byaba ku mukobwa nk'uyu nguyu? ndetse araza kuba yafata uwo mwanzuro, biraza kuba byaherera he? ese wabaye ari wowe uri uyu mukobwa wafata uwo mwanzuro? muganga niko kuba yakongera kuba yamubaza ati se waba witeguye? umukobwa niko kuba yambwira ati muganga, ati ndi kuba nakumva umwana ari kuba yamuvinga cyangwa se yatera imigeri. muganga niko kuba yambwira ati wikabya situwasiyo, ati muri iki gihe umwana ntago aba yakiforumye neza rwose wibasha kuba iwambeshya, ati ahubwo reka tubashe kuba twakora ibyo twemeranijwe. umukobwa niko kuba yabwira muganga ati oya rwose, ati ntago nkishaka kuba inakora ibyo bintu, ati reka, ati ngiye ntago ndi kubasha kuba
inabyumva neza ati kuba nakuramo umwana wanjye. Muganga nawe niko kuba yakongera kuba yareba yakamatogisi cyangwa se icyo bita cya gishinge yari agiye kuba yajomba umwana w'umukobwa aha ngaha. Umukobwa niko kuba yambwira ati ahubwo reka ibyo ngibyo tubasha kuba twabireka, ahubwo tubashe kuba twareba ubuzima bw'umwana ngo buhagaze gute, bumeze gute. Ati ndumva aribyo byaba ari ngombwa cyangwa se ndumva aribyo byaba ari byiza cyane rwose. Ati naho ibi ngibi ndi kubasha kuba inatekereza gukora ntabwo ari byiza. Ikumbe barakwereka agakobwa aha ngaha kari kishimye karamubwira ati rero ukambwira ukuri, ati cyangwa se ukabasha kuba wambwira ibyo ngibyo wari ugiye kuba wambwira. Ndetse umusore aha ngaha yari yagize ubwoba ko umukobwa yamajije kuba yakuramo umwana, ariko bigaragare ko agakobwa cyangwa se agakore cyangwa se agakobwa kacu ka yuwe kari kamaje kuba igitekerezo kakirwanya cyangwa se ikacyanga. Niko kwa kambwira ati reka ntekereze ko uyu mwana adakeneye papa wiwe. Ati nzabasha kuba namwitaho rwose. Ati ibyo ngibyo bindekere. Ati ndetse n'ibibasha kuba ibyaguhangayikisha. Ndetse umusore aha ngaha yabashije kuba yabeshya agakobwa ko yabashije kuba yabona akandi kazi, ati atari ngombwa ngo kabashe kuba ikakomeza kuba kahangayika. Ariko namwe murabizi abakobwa cyangwa se abagore b'imitima baracyahari. Niko kuba katangira kuba kambwira ati erega nta mpamvu yo kuba iwahangayika. Ati ibibazo by'umwana nanjye ubwanjye ati nzabasha kuba nabyitaho. Imwibuka aka gakobwa nako buriya kavuka mu muryango wifashe cyangwa se mu muryango ukize cyane, ariko uyu musore kuba bataraganira bose ngo babashe kuba ibamenyana bigiye kure, nta n'umwe uramenya undi. Ndetse aka gakobwa mu by'ukuri murabizi neza niko kayiwe, ariko karacyatekereza ko uyu musore wacu uri imbere yako ari gukora mu kabari cyangwa se akora nk'umu waitress. Niko kwambwira ati nta mpamvu yo gukomeza dushwana aha ngaha cyangwa se dukomeza gushamirana. Ati reka mbe najya kuba nagushakira ibyo kurya. Ati ibindi turaza kuba twabisubira rwose. Agakobwa niko gusigara ku bitaro gakora kunda kavuga ati umwana wanjye agomba kuba yavuka. Ikumba umusore ageze hanze nawe yatangiye kuba yahamagara mama wiwe ambwira ati mama, ati reka nta mpamvu yo kuba wakomeza kuba wanshingira umuntu nashaka. Ati kuko ubu ngubu turabona ngiye kuba nabyara. Ati ariko ntabwo ndizera neza cyangwa se ndamenya neza ko uriya mwana ari uwanjye. Mama niko kwambwira ati ariko wa mwana we wabaye ute? Ati uracyashidikanya. Ati uriya mukobwa kubera iki utari kubasha kuba wamwizera ko uriya mwana atwite ari uwawe? Umwana niko kwabwira mama we ati mama erega bikomeza kuba wampatiriza. Ati nanjye ndi umuntu mukuru nzi igikwiye. Ati rero ngomba kuba namenya kuba nahitamo icyiza cyangwa nkahitamo ikibi. Barakwereka aha ngaha bidatinze umukobwa yagombaga kuba yatakaza mu rugo, ndetse n'umusore baje aha ngaha mu rugo batangira kuba baganira. Agakobwa niko gutangira kuba kambwira ati rero njye nawe tugomba kuba itwahana divorce vuba aha ngaha. Ati kuko ndabona aribyo byabasha kuba ibyaduha amahoro hagati yanjye nawe. Ati kandi ndizera yuko bitazabasha kuba byakubabaza. Ati rero reka tugiye kuba twakina umukino aha ngaha turye twishimanye ndetse tugaragaza ko tumeranye neza kandi atari ko bimeze. Ariko mbizeza yuko uyu muryango rwose ugiye kuba watandukana cyangwa se ugiye kuba wahana gatanya. Ni umugore n'umugabo ibakagombye kuba barabaye umugore n'umugabo amambere hose. Nuko uyu mukobwa yagize gutya akaba yava aho bari batuye mu bihe byo hambere cyangwa se mu myaka 8 yari imaze kuba yashyira, akaba yakigira kuba mu bihugu byo hanze. None magingo aya ngaya umusore ntari kubasha kuba yakibuka ngo ninde, ntari kubasha kuba yakurura ishusho yiwe ingabe yayimenya rwose. Ndetse aha ngaha yari yazanye, mwibuke yavuye ku bitaro abwiye umukobwa ko agiye kuba yamushakira ibiryo bakaba basangira rwose ndetse bakaba bakishimana. Ndetse we n'umukobwa aha ngaha baravuze ati reka tube twafata akanya kacu, ati tube twakenjoyinga rwose, ati turya ibyacu ntawe uduhagaze hejuru. Batangiye kuba barya aha ngaha, ndetse umusore aha ngaha yagombaga kuba yatunganya ibyo kurya byiwe rwose ngabe yabirya ndetse bimeze neza. Ariko aha ngaha we mbere yo kurya yabanjije kuba yatamika bwiza wiwe rwose amubwira atakira n'aka ngaka sheri, atakira jya n'aka ngaka, ati gerageza rwose. Umukobwa nawe akavuga ati
ariko ubundi uyu musore ngiye kuba inasiga ngiye kuba namuziza iki? Ati ko ndi kubona ari umusore mwiza nawe anyitayeho. Namwe mwumva ukuntu umukobwa yari ari gutekereza. Ikumbe bakiri aho ngaho ihaje wa wundi bita Miya, ndetse muribuka neza uyu mukobwa ni inshuti y'uyu mukobwa ariko twaje gusanga ari na murumuna wiwe, ndetse aha ngaha yaje kuba yamureba amubwira ati ariko ibyo ni ibiki wowe uri kuba wakikuzwa cyangwa se ibyo biryo uri kubasha kuba warya? Ati ni bwoko ki? Ati nyine nyabaki? Kayuwe kacu niko kuba kahindukira kambwira ati rega, ati ngomba kuba nazanezererwa n'umukunzi wanjye cyangwa se na sheri wanjye. Ati nibwo bwa nyuma tugiye gusangira ibiryo. Umukobwa niko gutangira kuba yabwira ari atari ko wowe, ati uri umugabo nyabaki wemerera umugore wawe kuba iyo arya ibi bintu kandi uzi ko afite umwana mu nda? Ati ntabwo yakagombye kuba ari kurya ibi biryo bimeze gutya. Ati se ntuzi ko byabasha kuba ibyamugiraho ingaruka? Agakobwa kayo niko kwa kavuga ati ese uyu nguyu we noneho aje gutagiza hano gute ko numva agiye kuba iyaba ikibazo cyangwa se iyatubangamira? Ati nagende rwose. Umusore niko kwambwira ati yego rwose ni ikibazo cyangwa se ni amakosa. Ati ariko numvaga twasangira ibya nyuma. Kayiwe niko kuba kareba Maya karamubwira ati ariko ntabwo wabasha kuba wampa agahenge rwose njye na sheri wanjye tukabasha kuba twanezererwa muri aka kanya? Miya niko kuba yamubwira ati reka ibyo ngibyo sinabishyigikira. Ati ugomba kuba wakoresha ibi ngibi nzanye. Ati kuko ibyo biryo rwose ati ntabwo ari byiza, ati habe na gatoya si na byiza ku buzima bw'umubyeyi nkawe. Ati ubundi gute bakwemereye ukabasha kuba wakoresha ibyo biryo? Ati dore rero ibyo ugiye kuba warya muri aka kanya. Ati ni ibi ngibi. Kayiwe niko kuba kareba ibiryo Miya yari abashije kuba yazana gatangira kuba kavuga ati ibi biryo rwose njye sinabirya. Ati n'ukuntu biri kuba byagaragara ati nta peti biteye rwose. Ati njye nashaka kwirira ibiryo isheri wanjye yanzaniye. Niko kuba kakomeza kabireba gatangira kuba kambwira ati ariko Miya, ati tutabeshyanye wowe abaye ari njye kuzaniye ibi biryo wabasha kuba wabirya? Ati wikihagararaho turaziranye. Ati mbwiza ukuri niba ibi biryo wabasha kuba wabikonsoma ubaye uri njyewe? Ati njye rwose ibi biryo ati ntabwo njye biri kuba byanshimisha. Kumbe umusore yatangiye kuba yabireba aravuga ati ibi biryo ati birarenze rwose. Ati n'ukuntu biba byatetswe n'umushefu wa mbere ahangaha nsanga rwose. Agakobwa kakomeje kavuga ati njye ntabwo nabasha kuba inakonsoma cyangwa se inarya ibi biryo. Ati mubimvaneho rwose. Ati njyewe ati njye nitwa njyewe. Ati reka ibi biryo sinabirya. Ati ibi biryo bidateye apeti. Ikumba umusore yatangiye kuba yakibaza ati ubundi ariko uyu mukobwa ati ni mukobwa nyabaki bazanira ibi biryo byo muri hoteli ihenze bigura amafaranga angana gutya akabyanga? Ndetse umukobwa ahangana we yatangiye kuba yakivugisha mu mutima ati ese kubera iki nabasha kuba nabwiza uyu musore ukuri? Ati kandi ntazi neza ko abashije kuba mfitiye urukundo. Niko gutangira kuvuga ati ibi biryo rwose ati byatetswe na mama wanjye wo muri batisimu. Umusore niko kuvuga ati mama wawe wo muri batisimu? Ati kandi warambwiye wa mukobwa ko ina ababyeyi bana nabo. Niko gutangira kwa kamureba ndetse gatangira no kwicara Misiri kamubwira ati byemere. Ati byemeze. Miya nawe rwose niko kuba yakora icyaha cyo kubeshya, ariko ibyo bari barimo rwose ntabwo bari bazi ko umusore yabashije kuba yabivumbura. Niko kuba yababwira ati yego rwose. Ati ntari ibi nimushaka mu mbeshyi. Ati ariko njye simbashije kuba inabyemera. Ndetse ahangaha bakomeje baburana. Umusore ababwira ati rwose nubwo mwabashe kuba mwambwira ibyo ngibyo byose ati njye sindi kubasha kuba nabyemera. Ati nanjye ubu ngubu ati ndashaka kuba namenya uwo uri we wa nyawe. Ati se wabasha kuba wambwira uwo uri we wa nyawe? Ati ndi kumva nyotewe kuba inakumenya. Agakobwa ahangaha rwose niko kwa kambwira ati ibyo ngibyo byibagirwe. Niko gutangira kwa kakirwaza ahangaha ati murantabare. Ati murantabare. Umusore wacu uri niko kuba yahagurikira asakuriza hejuru avuga ati se sheri, ati bigenze bite? Ati ubaye iki? Ati uri kwiyumva gute? Mukumbe bigaragare ko agakobwa kacu ikari katangiye kuba karibwa bitewe n'ibintu kari kamaze kuba ikashyira mu nda. Umusore ndetse na Miya niko kuba bakajyana ku bitaro vuba, ndetse muganga niko kuba yazara ababwira ati ugomba kuba wakirinda kuba wakongera ibintu ugukoresha ibintu bivuye mu nyanja kuko urabizi uratwite ntabwo ari byiza ku buzima bw'umwana. Ndetse ahangaha rwose muganga yakomezaga amubwira ko agomba kuba
yakirinda rwose adakomeza kuba yahangayikisha cyangwa se ubuzima bw'umwana bwagenda nabi mu nda ahubwo ari buri agakobwa niko kuba kabwira muganga ati yego rwose ati ntabwo nongera kuba nabikoresha ati ndaza kuba nabireka. Muganga ati yego ati urakoze kuba wakumva inama ati kandi nizere kuri buze kuba wabikurikiza. Ndetse ahangaha muganga amajije kuba yagenda agakobwa kasigaye kaganira ahangaha na Miya kambwira ati se Miya ati uratekereza nakizera uriya musore? Miya niko kuba yambwira ati yego rwose ati ugomba kuba wamwizera kandi ntiwongere kuba warya ibiryo byo mu nyanja nanjye ndabikubujije ati ubundi sinari nabikubwiye kare ko utagomba kuba wabikoresha. Ikumva umusore nawe yari yagiye kuba yazanira imiti kugera ahangaha niko kuba yakubitana na muganga, ndetse bigaragare ko muganga wari uri ahangaha rwose yari azi uyu musore ndetse amuzi neza. Agakobwa niko gutangira kuba kabwira mushuti wake ati ese uratekereza uriya musore cyangwa se uriya mutipe duteretana cyangwa se w'umugabo wanjye nta kintu aba ari kumpisha? Ati ngewe mba ndi kubyumva ariko nabyihoreye. Ikumbe bigaragare ko muganga yari amuzi ndetse muganga ahangaha yari agiye kuba yamuraburiza, ariko muganga nawe ntiyari shyashya rwose. Arakwereka muganga nawe ahangaha yari agiye kuba yaraburiza umusore, ariko yumvisha umusore asa n'uri kumujijisha nawe niko kuba yakigarura ati ni umushoferi rwose wa nyakubahwa. Umukobwa niko kuba yavuga ati nyamara ibi bintu ati birimo urujijo, ati birimo urujijo rwose. Muganga niko kuba yavuga ati reka mbe nagira ibyo njya kuba nakitaho, nizere ko namwe ahangaha muri buze gusigara mumeze neza rwose. Ese uyu mukobwa agiye kuba yatangira iperereza, araza kuba yamenya ko uyu musore ari umukire. Ese biraza kuba byagenda gute byaba ngaba? Biraza kuba byaherera he? Icyo usabwa ni ugukora subscribe utazacikwa na episode izakurikira iyi ngiyi, ndetse ujye no muri comment ubashe kuba watubwira ukuri kubona inkuru yacu nibasha kuba yagushimisha. Uze kuba wadukandira like ndetse ushyire imitima myinshi muri comment. Dusize umukobwa ari kuba yakeka umusore, ese urakeka biri buze kuba byagenda gute?